Nitwa James Mavubi, ni Dr James Mavubi, ndagira ngo mbasangize igitekerezo gito cyangwa se ingingo ntoya mu magambo make, ariko ni ingingo iremereye kandi ikomeye, kuko ntabwo ari ingingo yoroshye, kandi kuyivuga mu minota mike ntabwo ari ibintu biri bunyohere namba, ariko ndakoresha iminota mike kuko aba ntabwo bakunda ibintu birebire cyane mutavaho munasinzira munyumva. Ndagaragaza gukoresha iminota mike, wenda hari ubwo hari abo byafasha, wowe bidafasha mbabarire, ariko ngewe umugambi wanjye ni ukugira ngo ndebe ko hari uwo byafasha. Ingingo ifite interuro ivuga ngo kuki abantu bamwe babaho mu bukene. Interuro iravuga ngo kuki abantu bamwe babaho mu bukene. Impamvu zitera ubukene ni nyinshi, birumvikana ko iyi ngingo rero iraruhije kugira ngo nyivugeho mu minota mike niyemeje kuyivugaho. Zimwe mu mpamvu zitera ubukene ni intege nke cyangwa se ubushake buke buri muri sosiyete, buri mu bantu, mu yandi magambo, bwo gukemura ibibazo by'ibanze. Ibibazo by'ibanze bihari ntabwo bashaka kubikemura, hari ubushake bukeya, haba mu rwego rwa sosiyete nyine. Sosiyete ubwo twavuga wenda ubuyobozi bw'ibanze, ubuyobozi bukurikiyeho, ukajyana ndetse ku buyobozi bukuru, ndetse n'abantu ubwabo bagize iyo sosiyete babifitemo uruhare. Hakaba ubushake buke bwo gukemura ibibazo by'ibanze. Mwambaza rero ibibazo by'ibanze ni ibihe? Ni byinshi, ariko iby'ingenzi wenda twashingira kuri bitatu gusa. Icya mbere, abantu kubona icyo barya. Icya kabiri, kubona ibyo bambara. Icya gatatu, kubona aho barambika umusaya, no kuvuga kubona aho bataha, ntibatahe munsi y'amateme, ntibatahe munsi y'ibiraro, ntibatahe munsi y'ibiti, ntibaryame ku gasozi ngo bararongorwa ntame. Niba ibyo bintu uko ari bitatu, niba abantu babonye icyo barya n'icyo banywa, babonye aho barambika umusaya, babonye icyo bambara, ibyo bibazo by'ibanze ni ingenzi. Iyo bikemuwe neza birafasha. Indi mpamvu ya kabiri, tuzi neza ko mu itangiriro rya mbere ry'ikubitiro, ibintu byose byari byiza cyane. Tugira ibyago, icyaha kiraza kirabihindura byose. Ibyari byiza bihindukamo bibi. Icyaha cyahinduye imyumvire y'abantu, icyaha cyahinduye imikorere yabo, icyaha cyahinduye isura y'isi, icyaha cyahinduye abantu bahinduka inyamaswa, noneho biba amacuri, ahubwo inyamaswa arizo zihinduka abantu. Nge nabonye inyamaswa zitabara abantu igihe abantu bari mu kaga, igihe abantu bahanywe n'ababo cyangwa n'abandi, ariko ukabona inyamaswa zigize impuhwe n'urukundo, niko nabivuga, n'ubumuntu, nubwo ari inyamaswa, bwo gutabara abantu. Byagiye biboneka ahantu henshi cyane. Indi mpamvu ni akarengane mu mibanire y'abantu. Abantu ubwabo babana bati, hagati yabo hajemo ibintu by'ibice, ibintu bibatandukanya kandi bitagombye kubatandukanya. Hari amoko, hari amadini, hari uturere, hari ubukire, hari ubukene, hari imyumvire itari imwe, kutumva ibintu kimwe. Ubwo rero kumva imibanire y'abantu iyo itameze neza, hazamo n'akarengane, bamwe barahagwa. Ibyo byose kandi biba bishyira ku bukene, biba biganisha ku bukene.
kuko icyo gihe ntibashobora gukemura ibibazo by'ibanze igihe bo ubwabo batumvikana cyangwa batari gushyira hamwe. iyi ni impamvu itera ubukene, ni ubutegetsi bukandamiza abantu. Abategetsi bamwe manza baba batabyumva neza cyangwa batazi ingaruka y'uburyo bayobora abantu cyangwa bategeka abantu, ukuntu bibageraho bigira ingaruka ku bantu muri rusange muri sosiyete. Ibyemezo bafata ese ni ibyemezo biteza imbere abaturage, ese ni ibyemezo bibashakira ibyiza, ese ni ibyemezo bituma bava ikuzimu bajya ibuntu, cyangwa se ni ibyemezo bibavana ibuntu bibasubiza ikuzimu. Ubutegetsi bukandamiza abantu bukurura ubukene. Indi mpamvu ya gatanu, hari abakoresha, hari abantu bagize amahirwe yo kuba ba boss, yo kugira imari, yo kugira ibintu n'amafaranga n'ubushobozi, bagakoresha abantu baciriritse, abantu bo hasi, rubanda rusanzwe, ariko byagera hanyuma bakabambura ntibabishyure. Ndetse noneho byarakabije hamwe na hamwe, hari ubwo noneho byageze no mu bantu mu madini, mu bihaye Imana, kandi abo bihaye Imana cyangwa ayo madini yigisha ubundi yagombye kutwigisha ngo niba ukoresha umuntu ugomba kumwishyura, kuko umuntu aba akeneye icyo ari burye n'icyo ari bwambare, akeneye n'ahataha. ubwo rero nakumira urugo byageze no mu madini amwe, ugasanga amadini amwe arimo ari kwambura abantu cyangwa arakoresha abantu ariko ntabahembe. Iyi ni impamvu ishobora gutera ituma abantu bamwe babaho mu bukene, kuriganya cyangwa ruswa mu bantu, ikene wabo. Ibyo byose ni ibintu bikurura ubukene, ntabwo ari ibintu bizana amajyambere. Indi mpamvu ishoboka ituma abantu bamwe babaho mu bukene ni ukutasaranganya ibiri ku isi. Aha rwose birakabije, kuko isi hamwe hose, ibintu by'isi byose ubishyize hamwe, njye niko mbitekereza, ushobora kuba ubitekereza ukundi, byose ubishyize hamwe birahagije ku buryo byatunga abayituye. Ariko kudasaranganya ibiri ku isi niko kaga kanakurura n'ubukene, bamwe mu bayituye bagahora mu bukene buri teka. Aha ngiye mvugira ntuye muri iki gihugu, hari ubwo ujya kubona wabona ibintu biri kujugunywa aho bajugunye ibintu badakeneye, ugasanga harimo ibintu bimwe byafasha abantu bo mu bihugu bikennye. Aho gutekereza wenda uburyo bwo kugira ngo ibyo bintu bikusanywe bishyirwe hamwe byoherezwe mu bihugu bikennye, ahubwo bahitamo kubijugunya kuko babibera mu murengwe kandi bafite ubushobozi bwo guhora mu bintu nakwita guhora mu bishya, guhora mu bintu bishya. So harimo indi mpamvu ishobora gutera ubukene, ni umururumba w'ibihugu twita byampatse ibihugu. Ibihugu byampatse ibihugu ni ibihugu bikomeye ku isi, ntabwo mbivuga amazina murabizi. Ibyo bihugu bigenda bigateza intambara hirya no hino, mukumva iyo hari intambara nta ubukene buhita buza, ahari intambara ntabwo haba ubukire, bigateza umwiryane, mbese no kongera mu mwiryane kuwo basanzeyo, kuko n'ubundi abenegihugu rimwe na rimwe hari ubwo baba bari mu mwiryane, gusahura ubukungu bw'ibihugu, kandi ibyo bihugu bisahurwa ndetse birakinnye, ariko bagasahura utuntu turiyo dushobora kubakiza, amabuye y'agaciro n'ibindi, gukanda abahumutse, bakimakaza impumyi, mbese bakareba abantu bashobora kuvuganira rubanda bahumutse bajijutse,
bakabakandamiza, bakabakanda, noneho bo bakimakaza impumyi, akaribo bashyiraho abantu batazavugira abaturage, batazavugira rubanda, akaribo bashyirwa imbere ndetse bakanayobora. Ugasanga rero buri teka ibyo bintu birakurura akarengane kadashyira. Iyi mpamvu irakomeye, ikurura ubukene, igatuma bamwe bahora mu bukene buhoraho rwose. Hari indi mpamvu ikurura ubukene, ni umurage mubi abantu baba barasigiwe n'abakurambere babo, ba sekuru, ba sekuruza, abakurambere. Uwo murage kuba batarateguye neza uko abana babo bazabaho, abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi, ibyo nabyo bituma abantu bamwe bahora mu bukene. Bijyanye n'imyumvire, ukuntu abo bantu babumva ngo iyo byose ngo ejo ngo sinzampari, ni kuki natera igiti kizera amatunda ntakiriho ngo asarurwe n'abandi. Ibyo rero bigakurura ubukene rwose mu buryo bugaragara. Birumvikana iyo bakoze gutyo baba basa n'abasiba amayira, inzira ziba zirimo zisibwa, kuzazisibura bikazagorana cyane. Iyindi mpamvu ikomeye mu zindi zikomeye muri izi mpamvu zose, ariko iyi narakomeye cyane, ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye. Icyemezo umuntu afata, wowe nanjye n'abandi dufata ibihe byemezo bijyanye n'ukuntu ushaka kwikura mu bukene, tukabuvamo rwose. Bamwe bafite imyumvire idahwitse, nko kuvuga ngo navutse nabi, si ngombwa gukora kuko ni hahandi ntacyo nageraho. Ko navutse nabi se byamara iki koko? Nta mpamvu yo gukora, ni hahandi hanjye. Hari abandi kugira igitekerezo, bakagira igitekerezo kuvuga ngo mbona abandi barya, baryama ariko ntibakora, ni kuki ngewe nakwirwa mvunika njya gukora? Ko hari n'abandi barya kandi baryama ntibadakora, ariko ntuzi iyo miryamire yabo n'ibyo barya uko bimeze. Wenda bashobora kuba barya ibintu bidashobotse. Ugasanga iyo myumvire, icyo cyemezo umuntu aragifashe ku giti cye, kandi icyemezo kidahwitse. Hari abandi bafite imyumvire ivuga ngo nzatungwa na leta, nzatungwa n'isosiyete ndimo, nibo bateye ibibazo byose turimo, nibo ba nyirabayazana bibi byago, nibo ntandaro y'ubukene. Bazantunge rero. Utegereje gutungwa na leta, utegereje gutungwa n'isosiyete, akabi kashobotse rero. Icyo cyemezo ufashe, ubwo bukene wikururiye, sinzi igihe uzabuviramo. Ntawe nigeze mbona utungwa na leta cyangwa n'isosiyete wigeze akira cyangwa se ngo ave mu bukene. Bashobora gutuma ubaho ukabona duke, ukatubona, ariko ni bya bintu byo kuvuga ngo ntupfa kandi ntukira. Ni akaga rero. Indi myumvire ijyanye n'ibingibi, abantu bagatekereza ngo ngewe ndimo ndabyina mvamo, ntabwo sinzi niba ejo nzaramuka ndi umugenzi ndi kwigendera, nta n'amizero y'ejo mfite. Iyo ibyo bintu bimaze kujya mu mutwe w'umuntu, cyangwa agafata icyemezo nk'icyo, icyo nacyo gikura ubukene. Ubundi mu bihugu byateye imbere cyangwa bidafite ubukene cyane, usanga abantu bakora kugeza igihe bashaje, ku buryo rwose yumva imbaraga, atagifite imbaraga zo gukora. Icyo gihe niyahagarara birumvikana, nabwo ndetse ababaye. Ariko usanga hamwe mu bihugu bimwe bitari byatera imbere, bikiri mu bukene, usanga nk'abasore b'imyaka 15, 20, 30 bikoze mu mifuka. Iyo mbonye rero iyo myifatire ngira ubwoba, nkavuga ntese iki gihugu kizatera imbere gute? Ubwo abasore badashaka no gukora. Ngibyo ibyo nashaka kubasangiza mu magambo makeya, ku kibazo abantu bamwe bibaza ngo kuki abantu bamwe babaho mu bukene.
murakoze cyane kuba mwankurikiranye. Ni Dr James Mavubi ubagejejeho ibi ngibi. Murakoze kandi mugire amahoro, murabeho.